umwarimu yari ari kwigisha abanyeshuri ibyerekeye ubuzima busanzwe bwa buri munsi, maze azamura ikirahuri cy'amazi arababaza ati, ese muratekereza iki kirahuri cy'amazi gifite uburemere bungana bute? Abanyeshuri bamwe baramusubiza bati, ni nk'igice cy'ikiro, abandi bati ni nk'igice cya litiro. Maze umunyeshuri umwe aramusubiza ati, iby'uburemere gifite ntacyo bivuze, biraza guterwa n'umwanya urumara ugiteruye. Mwarimu aramusubiza ngo, nsubije neza nk'uko nabishakaga. Nyuma y'umunota nyiteruye nta kibazo ndaba mfite. Ntihashira isaha imwe ukuboko gushobora gutangira gutitira. Ninkomeza kugifata umunsi wose zumva ukuboko kwabaye pararize. Ariko uburemere bw'iki kirahuri ntabwo bwigeze buhinduka. Kunyifasha umwanya munini niko ndushaho kumva kindemerera. Maze mwarimu arababwira ati, ukuntu ko imihangayiko yo muri ubu buzima bimeze ni nk'iki kirahuri cy'amazi. Iyo tuyitekerejeho akanya nta kintu na kimwe kiba. Iyo tuyitekerejeho igihe rimwe na rimwe dutangira kubabara. None iyo dukomeje kuyitekerezaho iminsi yose ugera kumva noneho nta n'ushobora kuba yagufasha. Nuko rero yiga kurambika ikirahuri hasi, baho wishimye kuko nawe byakubera. Dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tukwibutsa gukanda subscribe kugira uzajye ugezwaho izindi nkuru nk'izi zifasha abantu b'ingeri zose. Unadusigiye igitekerezo muri comment, unabisangiza inshuti zawe uko bishoboye kose.